nzajya mbazanira uturyoshye tujye duhora mu itama nubwo bajya bavuga akaryoshye nigahora mu itama akacu ko gahora mu itama uyu munsi mbazaniye nderera mbazaniye umugabo muzi neza kuri interinete muramuzi ni icyamamare bamwita Muravumba Yes, ndahabaye. Umeze ute Muravumba? Namahoro namahoro. Urabizi ikiganiro cyanjye cyo kuri Muganga TV show kiratungura niyo mpamvu nanjye ngutunguye. Bantu bakuzi nk'umuserebu uri serebu umuntu wamenyekanye cyane cyane ku mafilime kuri comedy aho ngaho kuri internet. Ese icyamamare cy'uyu munsi ngaho ngiye kuguha wibwira bari kuri internet abantu bari kugukurikirana kuri Muganga TV show bibwire nawe uri umuntu mukuru tutabatindi. Rero nkuko musanzwe munkurikirana kuri channel yanjye Muganga TV ariko njye nkaba nyina kuri Muganga TV nitwa Muravumba Comedy. Abandi n'umuvuzi gakondo mvurisha ibimera binoze nubwo mbavura ariko ndi n'umukinnyi wa filime na comedy. Ni njyewe rero bamwe basanzwe bambona ariko hari n'abandi benshi batanze cyangwa batansobanukiwe niwe njyewe uyu mwanya cyangwa uyu munsi turi kumwe mu biganiro abatari banzi ni njyewe mwenyewe. Urakoze cyane wakwita Muravumba Comedy. Uyu munsi biraza kuba bitandukanye turakubaza ku buzima bwawe bujyanye n'ubwa filime n'ubuzima bwawe bwa hanze. Ese iyo uri muri showbiz ufatanya gute na hano hanze? Ese ushobora kubimanaginga gute we Muravumba? No kuvuga ubuzima bwo hanze hano nkuko natangiye mbabwira ndi umukinnyi wa filime n'amakomedi nyarwanda ariko nkaba ndi n'umuvuzi gakondo. Ibyo byose ndabikora kandi nkabifatanya bigakunda. Abarwaye ndabavura iyo bigeze mu gihe cy'amafilime nabwo mbishakira umwanya wabyo kandi nkabikora ntihagire igipfira mu kindi byose bikagenda neza no kuri gahunda. Ari abarwayi nkabavura nta murwayi wangeraho ngo ambure ubufasha akeneye ngo abubure. Ese nta mbogamizi zabaho hakaza urabona muri iyi minsi hari abantu bagenda bashinzwe kunenga ibintu by'abantu bakoze. Ese wowe nta mbogamizi wari wahura nazo kuri internet haza abantu bari kukurwanya bashaka kuburizamo ibyawe? Urabona uri muganga nta muntu uravura nakire kuko bibaho agashaka no kugusebya kuri internet. Ibyo bintu ntabwo birakubaho. Nakuvuga natangira ubuvuzi bwa gakondo nta muntu nari navura ngo ananirwe gukira. Birashoboka yuko umuntu wamuvura akaba wenda burya bajya bavuga ngo umuntu avura indwara ariko ntawuvura urupfu, kuko mu mavuriro yose cyangwa no kwa muganga abantu baravurwa ariko hakaba hariho n'abapfa. Ariko nanone umuntu upfa bagejeje ku munsi wo gupfa ariko atari ukuvuga ngo apfuye kuko yabuze umuti umuvuye cyangwa se ujyanye n'uburwayi afite. Urabona nk'iyo umuntu agiye kwivuza akivuza uburwayi bwaramurenze bitewe n'uburwayi runaka yivuza, nk'uwo muntu ashobora kudakira. Uretse yuko ngiye mu bamvura nta muntu uragira ikibazo cyangwa wenda umuntu apfe ndimwo kumuvura ntawe ndabona. Ariko nko hirya no hino cyangwa no mu yandi mavuriro hirya no hino ntabura abantu bapfa. Ariko nanone nubwo bapfa ntabwo bivuga ngo bishwe n'iyo miti yabavuye, ahubwo bicwa nuko uburwayi bwari bwarabarenze. Nkuko natangiye mbabwira ntawuvura umunsi umuntu avura indwara. Urumva ko bisobanuye neza cyane. Nuvuga ngo bo bivuza igihe batinda kwivuza. Hariho abatinda kwivuza akajya kwivuza bwa burwayi bwaramurenze ndetse ari hafi no gupfa. Nk'uwo yaba apfuye ntabwo aba apfuye kubera atabonye ubufasha bw'ibanze, ahubwo aba apfuye kubera yuko bamukiriranywe kumuvuza. Murabyumva mapipo say. Turakumwe na muganga urabona turamufatiranye ku rugendo arimo sinzi hano wari ugiye kuvura. Nakuvuga ubuvuzi
bugira amasaha yabwo n'igihe cy'amakomedi n'amafilime nabyo nkabigirira igihe cyabyo. Ubu ngubu duhuye nari ndimo kwinjira mu bya filime nyine ndi gutegura filime nshaka gushyira kuri YouTube muri iyi minsi. Okay. Tuboneranyeho n'aya mahirwe tukayafatirana, iyo filime ntiwayibwira n'abakunzi bakaba banayiteguye ba Muganga TV show? Navuga ngo ntimukwiriye kuvumba ayo mwengewe. Ubundi ibyiza biri imbere, ni ukuvuga uyu munsi turi kuwa gatandatu, kuwa mbere agafilime gashyashya kazaba kageze kuri YouTube. Okay, murakoze cyane. Ese iyo filime yanyu muri gutegura kugira ngo bazayirebe kuri YouTube cyangwa no ku zindi mbuga nkoranyambaga bayita ushaka kuyibabwira mu izina, wenda icyo gihe bakavuga ngo bizabafashe kwisakinga ku bantu bari kuri Muganga TV show? Ese iyo filime yanyu bayita iki? Ni ukuvuga filime dukina ni nyinshi zitandukanye, tugakina n'amakomedi agiye atandukanye, tugakora n'ibiganiro bigiye bitandukanye, kandi noneho buri munsi hari iyo tudashyizeho ikiganiro tukanyuzaho filime cyangwa tukanyuzaho komedi. Ahubwo ngewe icyo nababwira, mwebwe mwajya mujya kuri YouTube channel, buri munsi haba hariho udushyashya twashyizeho. Iyo ushaka kugera kuri iyo channel yacu ya Muganga TV, iyo wanditse Muganga TV ugerayo, kandi niyo wanditse Muravumba Comedy uhita winjira kuri iyo channel yitwa Muganga TV. Ariko iyo ushatse bikorohere wandika Muravumba Comedy uhita winjirayo, niyo wanditse Muganga TV nabwo ugerayo. Murakoze cyane, reka tubashimire kugira ngo mukomeze mujye mu bindi bikorwa bitandukanye. Urabona twari tubatunguye kugira ngo tutabona abakereza, siko byari bimeze. Abari inyuma ya kamera namwe mutwihanganire, umwanya bari mutoya. Urabona tugenda tubatungurira abantu benshi batandukanye. Ubu nanone tubafitiye akandi gashya kihuse kandi vuba. Ebana, murabizi ko twebwe ntabwo batwita ba mutarambirwa, ntabwo tujya turambirwa. Murakoze rero, reka tubashimire, tubahe Muravumba Comedy abashimire, ewana abahe peace, abahe n'ubundi butumwa yaba yabageneye. Murakoze. Nongeye kubashimira abakunzi, abafatanyabikorwa bacu kuri Muganga TV, mbakangurira kugira ngo mujye mukurikirana ibikorwa byacu 5/5, mudukorera like, share, comment, mukanda no kuri subscribe kugira ngo ibyo dukora byose n'ibihangano byacu n'ubuvuzi bwacu bishobore kugera mu gihugu hose no ku mbibi zo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bigere ku banyarwanda bose n'abatuye ku isi hose. Murakoze cyane. Ciao ciao.